Hello bakunzi bacu mudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube. Uyu munsi hakaba hari akantu gashyashya ngira ngo mbakirireho by'umwihariko kuri ba bantu bagenda badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube cyangwa se by'umwihariko kuri radio abakiriya bacu. Iyi product ya Manipower Antibiose ni Sexual Solution, ndagira ngo nzibasobanure murebe logo zazo, murebe etiquette zazo ku buryo ki handi bashobora kuzagutuburira uzabanza urebe se bimeze gute. Niba niga no kuyipira tuzabanze wumve ijwi wumvishe ko ari iryo ngiryo ry'uhamagaye, uzanahinyuza ufate iyo nimero uyihamagare wumve ko umuntu urakwitaba ko ari wa wundi, wumve ko bari bunayitabe bakakubwira ati product nafasha ngo iki n'iki n'iyingi yangezeho, uze kumakinga sure yuko iyo product ari yawe. Niyo mpamvu rero twihuse reka mbasobanurire kuri zino product uko ari eshatu. Duhereye ku ya mbere urabona iyi ngiyi ibanza niyo bita Manipower. Iyi Manipower rero ikora ku bagabo, by'umwihariko ku bagabo n'abasore, cyane cyane nka babandi noneho bikinishijeho biba ari akarusho. Ino product ibafasha kongera gusubira ku murongo mu gihe gitoya. Ino product rero ya Manipower akamaro kayo ni akahe: ituma umugabo atera akabariro ibintu bikagenda neza, akataka gitora akahanyurana umucyo. Bya bindi byo kurangiza vuba, byo gucikiriza uri mu gikorwa, igihe uri gutera akabariro ukumva yenda igitsina kiri kugenda kigwa, ukumva mu kanya gato kirongeye gifasha umurego. Ino product ya Manipower ifite logo imeze gutya niyo ibikemura burundu, ibintu bikagenda neza. Abasore rero barangiza vuba cyangwa abagabo barangiza vuba ugasanga umunota umwe ni ukubipa ni ukuraswayo, baba baguhimbye amazina agiye atandukanye, ni bamutebutse. Abo ngabo murangiza vuba mwese rwose ugasanga ntabwo mukivuga neza ngo ibintu bigende neza. Niyo product muba muri buze kugira gute, muba muri buze gukoresha ibintu bikagenda neza. Basore murangiza mutaranagera ku gikorwa nyirizina, igihe uri gutegurana n'uwo mwashakanye cyangwa n'uwo mugiye kubikora bisanzwe, ugasanga uhise urangiza mbere y'igikorwa nyirizina. Ariko icyo gihe tuvuga yuko icyo gihe ntabwo tuvuga ko warangije, kuko harangiza uwatangiye, kuko icyo gihe ntabwo uba wanatangiye. Urumva ko ibyo ngibyo biba birimo ikibazo. Rero ku bantu muzi ko mufite ikibazo cyo kudatera akabariro, hajemo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ku bibazo byose ufite byo kudatera akabariro, iyi product nibigufashamo. By'umwihariko rero indi product ya kabiri tubafite hano ku bantu bikinishije, tubahereza product bita Antibiose. Iyi Antibiose ngira ngo murayibona uko imeze. Ni Antibiose cyangwa se anti-masturbation cause cyangwa se effect. Iyi product ikimara niki? Za ngaruka zo kwikinisha harimo kwibagirwa, gutakaza ubushobozi bw'ubwonko mu bijyanye n'imitekerereze, ukumva rwose ntabwo ugitekereza neza, ntabwo ukigira gahunda ngo zijye ku murongo, ugasanga uhorana umugongo ukurya, kwibagirwa bya hato na hato, uhorana umutwe ukubabaza, ugasanga uhorana umubiri wawe wabaye weak, usigaye ucika intege cyane, ugahora wumva uhorana umunaniro utajya ushira. Iyi product rero ikikora ni ikihangana izo ngaruka zo kwikinisha, by'umwihariko harimo no kuba ya protecting intanga zawe, ikaba yazirinda kuba amazi cyangwa se kuba handi twavuga ngo byakuviramo kuba intanga zawe ibihuhu, ugasanga mu gihe ibintu byo gutera akabariro ntabwo biri kugenda neza uko bikwiriye. Impamvu mba mbafashe kano kanya ngo mbasobanurire bino bintu, mba ngira ngo wowe udukurikiye aka kanya uzabanza umakinge sure yuko product baguhaye iriho logo iyi ngiyi niyi, iyi ngiyi igaragara, iyi ngiyi uri kureba, iyi ngiyi uko uri kuyibona, iya Antibiose. Izo nizo niko kamaro k'iyi Antibiose. Twihuse rero turajya kuri iyi ngiyi bita Karigo cyangwa se iyo twita Female Reproductive. Iyi ngiyi Female Reproductive, iyi ngiyi akamaro kayo ni aka. Iyi ngiyi ni yindi duhereza abadamu batakigira amavangingo, batakigira ubushake mu gihe cy'imibonano, ugasanga ntabwo bamerewe neza habe namba. By'umwihariko ari izindi product nazo ndaza kubashyiriraho, by'umwihariko zino z'ama infection, zivura ama infection ku badamu, aho mu minsi mike rwose uba umeze neza, barabishimagura mu myanya y'ibanga, ugasanga ibintu biri kugenda bizamba. Product nayo ndaza kubashyiriraho. By'umwihariko hari n'indi iyo bita Sexual Solution, nayo ntago nabashije kubona logo yayo, ariko nayo ndayibashyiriraho vuba byihuse. Niyo mpamvu wowe udukurikiye aka kanya ugomba kugira gute, ugakora subscribe kugira ngo uze kugenda ubibona amakuru ari update. Impamvu ikizeho ibi ngibi ni uko hari abantu benshi bagenda batwiyitirira, bakavuga ati ngiye mfite product ya Manipower Antibiose. Manipower nta bandi bantu bafite no product, abandi bose ni impiratano. Product ya nyayo y'umwimerere ifite logo imeze gutya, kandi ntabwo uzumva ari bya byatsi bihondahonze ngo wumvemo guye ibyatsi runaka bibishye se, cyangwa wumve ngo bimeze gute. Ni product iri pure, product y'umwimerere igufasha kumererwa neza. Kandi abantu batinya imiti,
batinya imiti rwose ntabwo ari product iraza kubirura cyane, ntabwo ari product irura, nta nubwo gusa nubwo bavuga ngo nta muti uryoha, ariko ino product ntabwo irura. Ku bantu mutinya imiti rwose ino product ntabwo irura. Ubwo rero mbaye mbashimiye kubwo gushishoza kwanyu, ku bushishozi bwanyu mugiye gukoresha kugira ngo zino product mutazongera kuzibeshyaho ugasanga bari kubatubura, ko abantu benshi bagiye bampamagara akambwira ati twahawe product yitwa Manipower ntiyadufasha, ariko nkagira amatsiko nyuma naje gusanga abandi batwiyitirira ntabwo bafite za product izi ngizi z'umwimerere. Niyo mpamvu wowe banza urebe iyi ngiyi y'umwimerere, ubanza umenye uko ihagaze, umenye logo yayo, iba yanditseho nimero zacu za telefone, uraduhamagara. Rero abadakoresha wenda YouTube channel cyangwa se badafite smartphone, namwe turaza kubahereza mugiye mugumiza muri update, tubahereze link y'ahantu ushobora kudusanga nko kuri Facebook, ugasangaho zino product zarizo zose kuba waduhamagara, cyangwa twandikira kuri WhatsApp kuri ino nimero iri kuri etiquette ni 078 274 19 17 078 274 19 17. Ino product rero uramutse ushaka kutwandikira kuri WhatsApp ukeneye kuba wareba ino product imeze gute, uratwandikira tukaguha ino etiquette ku bantu wenda mutabasha kuba mwagera ku mbuga zacu nkoranyambaga. Ino nimero niba kuri WhatsApp y'ivuriro, ibintu bikaza kugenda bimera neza. Niyo mpamvu mwebwe mwatuburiwe turabasaba tubabwira ati mwihangane, ariko namwe mutaratuburirwa cyangwa mutarahura na nino gahunda usanga bariya bagenda batwitirira, mube maso. Product ni izi ngizi, logo zazo ni izi ngizi. Niyo mpamvu naje gufata logo zazo kugira ngo nzibereke, mutazagira confusion cyangwa se urujijo kuri zino product. Mbaye mbashimiye, murakoze. Mwari kumwe nanjye Kennedy, mugire ibihe byiza.